Nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye iki kiganiro. Niba hari igihe isi izagira amahoro, umutuzo ndetse n'ibyishimo bidasanzwe, ni igihe umuntu azaba akora akazi ashaka, akunda, anagashoboye, asa nk'uri guhaza ibyifuzo by'abamugana bifuza. Tekereza igihe uzaba uba mu nzu y'akataraboneka ku buryo uyirebye agira amatsiko yo kuyinjiramo. Byaba akarusho agasangamo ibikoresho byo mu nzu bihebuje nk'ameza, intebe, ibitanda ndetse n'utubati tugezweho. Agatangazwa n'ikoranabuhanga ukoresha, yaba irya mudasobwa, interinete ndetse na televiziyo ndetse n'irindi koranabuhanga rikenerwa mu nzu. Ibaza umufotogarafe igihe yafashe amafoto, amajwi n'amashusho ku munsi wawe w'agaciro kuri wowe. Wazongera kubireba ukagira ngo biri kuba ako kanya. Ese umufotogarafe wamuzi? Abantu benshi bibaza uko ibyo byose babigeraho bitabasabye kurira za rutemikirere ngo bagiye kubyiga hanze yo mu mahanga. Father Ramon Kabuga Technical Secondary School ni ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro riherereye mu murenge wa Ngamba. Ryakira abanyeshuri barangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ku bahungu ndetse n'abakobwa. Rifite amashami atandukanye, dusangamo ubwubatsi bw'amazu, building construction, ububaji, wood technology, serivisi z'imari n'amabanki, business service, imyubakire ya mudasobwa ndetse n'imikorere yayo, computer system and architecture, ndetse no gutunganya amafoto, amajwi n'amashusho aribyo multimedia and production. Bafite amashuri meza abanyeshuri bigiramo bakwiye, bakaniga hanifashishije ikoranabuhanga. Akarusho rigira abanyeshuri bimenyereza umwuga mu ndimi z'amahanga aribyo workshop. Ku biga ubwubatsi bafite workshop irimo ibikoresho byose bakenera kugira ngo umunyeshuri abe umwenjeniyeri w'ahazaza. Hari na workshop yo kubiga ku bubaji. Iyo workshop irimo imashini karundura zikora amadesign yose atandukanye akenerwa. N'abiga computer system and architecture bafite icyumba kirimo ibikoresho bakoresha bifashisha mu ikoranabuhanga. Naho kubiga multimedia and production bafite studio y'akataraboneka ibamo ibikoresho byose bikenerwa kugira ngo studio igere ku rwego rwo hejuru. Burya umunyeshuri utabonye ifunguro ryuzuye nta n'icyo yamenya. Bagaburira abanyeshuri ifunguro ryuzuye nk'ibirinda indwara, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri. Bagafata ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita ndetse n'irya nimugoroba. Ku banyeshuri bafite indwara zihariye nabo bahabwa irindi funguro ryabo ryihariye. Bafite aho bafatira ifunguro cyangwa se mu ndimi z'amahanga aribyo refectoire, heza haba hatunganijwe haba no mu gikoni aho ifunguro rituruka. Nyuma y'amasomo bagira igihe cyo kwidagadura. Bafite ibibuga bitandukanye: football, handball, volleyball and basketball. Bagira n'amarushanwa atandukanye abahuza n'abarezi babo, hagamijwe ku kwerekana yuko abanyeshuri n'abarezi bose aba ari umwe. Nyuma yo kwidagadura bagira isaha yihariye yo kwiga ijambo ry'Imana. Banafite kiliziya bigiramo ijambo ry'Imana, bigatuma basabana n'Imana kurushaho byimbitse. Burya kurara heza nta kubisa, bituma umuntu ashyira ubwenge ku gihe, agatekereza neza. Bafite amacumbi, dortoir nziza cyane yaba ku bahungu ndetse n'abakobwa. Nta munyeshuri uzahazwa n'indwara kuko bafite ivuriro ribitaho uko bikwiye. Akarusho barusha andi mashuri ni uko abanyeshuri bitewe n'amashami biga bagira ingendo shuri zibafasha kureba ibyo biga uko hanze biba bihagaze, bakanabatumirira ibyamamare mu mashami yabo atandukanye. Bakaza kubasura ku ishuri, bakabagira inama z'uko bakwitwara, bigatuma bagira ishyaka ndetse n'umuhate wo guhanga udushya. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga bafite smart classroom ibafasha abanyeshuri kugira ngo bakore ubundi bushakashatsi ndetse n'ubundi bumenyi kuri mudasobwa. Naho mu bijyanye n'imyidagaduro bafite sale bahuriramo bakidagaduriramo, biba bifatanyije na channel y'ikigo yitwa Father Ramon Media. Banyuzaho ibindi bikorwa byabo bagenda bitabira ahantu hagiye hatandukanye. Muri uyu mwaka bihaye intego yo kubungabunga ibidukikije, aho bateye ubusitani 80% ry'ishuri hagamijwe gusigasira ibidukikije. Ku bijyanye n'imyigire bafite abarimu b'intyoza batarushwa ku murimo, aho batanga ubumenyi ku rwego abanyeshuri baza ku myanya ya mbere mu gihugu. Abanyeshuri bagira igihe cyo kuganira n'inzego z'ubuyobozi bw'ishuri, haba muri discipline ndetse n'imyigire ndetse n'imitsindire. Bakagirwa inama zabafasha kuba abahazaza. Ababyeyi benshi baba bifuza kurera abanyeshuri babo muri iryo shuri
kubera ko iyo baharangirije barwanirwa ku isoko ry'umurimo bitewe n'ubumenyi bwo guhanga udushya baba bafite. Father Ramon Kabuga Technical Secondary School bagendera kuri izi ntego: science, practice, awareness, devotion, ubumenyi, ingiro, umutimanama ndetse n'ubusabanyiramana. Father Ramon Kabuga Technical Secondary School, at the heart of the success. We train in people holistically. Shimwa kuri iki kiganiro wagitegura kigezwaho nanjye Izere Patience. Ibihe byiza. Mwatangira mwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwayezu Blaise. Abandi umunyeshuri uhagarariye abandi mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS. Yego. Nk'umunyeshuri uhagarariye abandi mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS, ni iki wabwira abakurikiye iki kiganiro ku banyeshuri uhagarariye? Murakoze. Ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS ni ikigo kiza cyane. Kuko ni ikigo urebye igihe cyatangire naho kigeze bigaragara ko hari iterambere ryagize kandi rigaragara buri wese. Ugende nko mu mitsindire mu myaka 2 ishize murabyuka ko ikigo cyacu habonetsemo umwana wa mbere mu ishami rya multimedia. Ndakeka ni ibintu byiza byo kwishimira kandi urebye no ku rundi ruhande mujyanye n'imyitwarire y'abanyeshuri bafite imyitwarire myiza ishimishije ku rwego rwiza cyane. Ugereranyije n'ibindi bigo usanga imyitwarire yaho itari myiza cyane, ariko uyirebye ikigo usanga mu myitwarire yacyo kiza mu myanya y'imbere ku buryo usanga abanyeshuri baba bitwara neza cyane ku rwego rushimishije. Murakoze. Yego. Umunyeshuri uhagarariye abandi mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS, Uwayezu Blaise, urakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Namwe murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe mu buzima busanzwe. Murakoze. Amazina yanjye ni Habineza Alphonse, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Yego. Mu kigo cya Father Ramon Kabuga TSS. Yego. Nk'umuyobozi ushinzwe imyitwarire mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS, mwatubwira uko muri rusange uko imyitwarire y'abanyeshuri ihagaze muri uyu mwaka wa 2022-2023? Imyitwarire y'abanyeshuri bacu uko ihagaze muri uyu mwaka turimo gusoza wa 2022-2023, tugiranyije n'indi myaka uko ibigenda isimburana ntabwo twavuga ko ari imyitwarire mibi cyane, nubwo nyine imyitwarire y'abanyeshuri umubare w'abana runaka benshi ibigiye itandukanye, ariko ntabwo twavuga ko harimo imyitwarire mibi. Ni imyitwarire myiza ugereranyije nyine n'iy'abandi banyeshuri. Noneho buriya tujya tugira n'amahirwe ugasanga wenda nk'abantu bagiye batandukanye bakurikirana imyitwarire y'abana bacu ba hano, ababyeyi n'iki byose bashima imyitwarire y'abana. Ibyo biradushimisha tukumva ko nyine abana bacu bitwara neza, nubwo twebwe ku giti cyacu tuba twumva ko biba bidahagije, tuba twumva ko imyitwarire yagombye kuba iri ku kigereranyo cyo hejuru cyane, hafi 100% ku buryo nyine nta mpungenge twagira. Nuko usanga nyine hari byinshi tukirimo kwirukankaho ubona bikirimo kutugora nyine kugira ngo tugire abana twifuza ku bijyanye n'imyitwarire. Yego. Habineza Alphonse, umuyobozi ushinzwe imyitwarire mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS, urakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Mwatangira mwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe mu buzima busanzwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Turikumana Onesphore. Umurimo nshinzwe muri kino kigo nshinzwe amasomo n'imyigishirize. Nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'imyigishirize muri Father Ramon Kabuga TSS. Yego. Onesphore, nk'umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya Father Ramon Kabuga TSS, mwatubwira imitsindire y'abanyeshuri uko ihagaze muri uyu mwaka wa 2022-2023? Murakoze cyane. Imitsindire navuga ngo iri ku rwego rushimishije cyane, kuko wenda nibwo umbajije muri uyu mwaka wa 2022-2023
wenda navuga ngo amasomo cyangwa umwaka nturasozwa ngo hasohoke amanota y'ikizami cya leta, ariko turebye nk'umwaka wabanjije muri rusange, iyo tubasha kuba dufite abana bageze muri 6 bujuje ikizami cya leta, hakaba hari n'abajya kucyuzuza bari hejuru ya 55 kuri 60 barenga 10, imitsindire iba ari myiza. Mu kigo cyose urebye usanga nta mwana n'umwe waje mu manota ari munsi ya 20. Icyo gihe biba bishimishije. Kuri uyu mwaka rero, kuko ubwo tureba komparezo y'ibihembwe 2 twashoje, iki cyo baracyarimo kugikosora ntabwo cyari cyarangira, nacyo ubona imitsindire ari myiza, kuko usanga nk'uko itegeko ribidusaba ko abana ibizami batsinzwe babisubiramo, pourcentage y'abashobora gusubiramo ibizami ntago igirenga 1 n'igice mu bana 129. Urumva rero ko imitsindire nta kibazo tuyifitemo. Yego, tugana ku musozo, ese nk'abanyeshuri barangije kwiga muri Fadramon Kabuga TSS mu rwego rwa 5 cyangwa se senior 6 bakirwa gute ku isoko ry'umurimo hanze? Navuga ko ku rwego bakirwamo, navuga ko rushimishije narwo cyane. Nkabona ari ntanzeho urugero baba batsinze, akenshi usanga bahita bajya mu makaminuza. Yewe hari n'abatajya mu makaminuza, ugasanga mu bigo byinshi, nk'urugero natanga nka multimedia cyangwa n'ubwubatsi, ugasanga hari n'abahise nabo bajya mu mwuga wo kwigisha. Burya umwuga wo kwigisha cyangwa umunyeshuri yabashije kujya mu mwuga wo kwigisha ntabwo ari umwuga wo kujya gukiniramo, nuko uba ufite icyo ufite ugiye guha bagenzi bawe. Ku isoko ry'umurimo rero uburyo bakirwa birashimishije, kandi naho tugenda tuvugana nabo, uko tugenda tubasura, yewe hari na saveya cyangwa ubushakashatsi bujya bukorwa na RTB, bakagenda batubaza amakuru y'abana bagiye barangiza, ubona ko bishimishije. Hari nabo muzi bagenda bakora ku mateleviziyo, ku maradiyo, cyangwa no muri cyagihe bari no muri stage. Wasura umwana ari muri stage bakakubwira bati uyu mwana nta kibazo rwose, ibaruwa arayifite, arangiza ikizami cya leta azahita atangira akazi. Ikiro ni ikintu kidushimisha, kuko uko baba barize content baba barakuye ku ishuri, ndetse na discipline baba bafite. Ahantu henshi mu bigo bakozemo amastage baba barimo babashakisha. Yego, umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya Fadramon Kabuga TSS Onesphore Turikumana, murakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Okay, murakoze namwe. Mwatangira mwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe mu buzima busanzwe no muri kiliziya? Sinzi niba umuntu yatandukanya ubuzima busanzwe no muri kiliziya, kubera yuko ibyo nkora hano wenda abandi bita ko ari ibyo mu buzima busanzwe, mbikora nk'uwoherejwemo na kiliziya, ariko kandi nta ubwo hejuru y'ibyo ngibyo, kuko ndi umusaserdoti nta bundi buzima busanzwe ngira. Ariko nitwa Rudahungakiza Edmond Marie, nkaba ndi umupadiri wa diyosesi ya Kabgayi. Ubwo mu buzima busanzwe ariko ari nabwo n'ubundi ndimo muri kiliziya, reka mbivugira hamwe, ndi umupadiri nyine nk'uko nari maze kubivuga, ni bwo butumwa bw'ingenzi nkora. Ariko kuri ubu ngubu nkaba ndi umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya tekinike ryitiriwe Padiri Ramon ry'i Kabuga, mu izina ry'icyongereza Fadramon Kabuga Technical Secondary School. Yego, Padiri umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kabuga TSS, mwabwira abakurikiye iki kiganiro ishusho y'ishuri muhagarariye uhereye aho mwatangiriye kuyobora iri shuri kugeza amagingo aya? Ishusho, wenda iyo umuntu avuze ishusho, tuvuga ishusho cyane cyane duhereye ku mashusho dusanzwe tuzi. Amashusho nayo umuntu nk'uko nawe wazanye kamera hano afotora mu gihe runaka, ku isegonda runaka, ahantu runaka, icyo gihe haba hari hameze gutyo kuri iyo segonda. Ishusho rero yo ubwayo wenda umuntu agiye kuyivuga yavuga iriho muri iki gihe, cyangwa se waba ushaka ishusho yo mu mwaka runaka ku munsi uyu n'uyu, akaba ariyo umuntu yashakisha uko byari bihagaze akakubwira. Ariko reka mvuge wenda ko twavuga amateka y'iryo shuri kuva
icyo gihe ngewe mperewe ubutumwa bwo kuriyobora, hanyuma wenda biza gusozwa no kuvuga ishusho y'uko rihagaze ubu ngubu. Amateka yaryo rero yo wenda ni maremare, aya mbere y'uko ndiyobora ntabwo nirirwa nyagarukaho, agenda avugwa kandi akanasubirwamo mu zindi nkuru no mu bindi biganiro. Ariko icyo wari unambajije nyine ni igihe ntangira kuyobora rino shuri mu mwaka w'ibihumbi 2016, ryari ishuri rya kiliziya rifashwa na leta, nibwo ryari rikemererwa mu mashuri afashwa na leta ku bw'amasezerano. Rikaba ryari ishuri nyine rifite abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyi ngiro cyangwa imyuga, nk'uko amazina yabyo yagiye ahinduka bitewe n'uko nanone na gahunda na politiki y'ibijyanye n'imyigishirize y'imyuga, ubumenyi ngiro na tekinike byagiye bihinduka. Abo banyeshuri bakaba barigaga mu mashami agera kuri 3, hari harimo ishami ry'ububaji nyakurikiranyije uko n'ubundi yagiye atangizwa. Hakabamo ishami ryitwa ubwubatsi, ububaji ubwo ngubwo bwitwaga carpentry, ubwubatsi bukitwa masonry. Hanyuma hakaba hari rero n'ishami ryitwaga computer science, ubumenyi bwa mudasobwa. Nyuma yaho gatoya ndetse mu mwaka wakurikiyeho hari ibyahindutse nk'uko nabivugaga. Abanyeshuri bigaga ibyo bijyanye n'ubumenyi ngiro cyangwa se n'imyuga, niko bavugaga, ndetse imyuga bakabyiga ku buryo busanzwe bw'amasomo akomeza, kuva umwaka watangira isomo rigatangira rikarangira urangiye. Byaje guhinduka, ariko ubwo bihinduka mu bari bagombaga gutangira umwaka wagombye kuba witwa uwa 4 cyangwa senior 4, ariko guhera icyo gihe watangiye kwitwa level 3. Birahinduka bakajya biga amasomo ku buryo isomo baryiga mu gihe cyagenwe gito rikarangira, ntazongere kurigarukaho niba yaritsinze, hanyuma rikabisikana n'andi uburyo bita module, nk'uko abo muri za kaminuza n'amashuri makuru biga. Ubwo rero nibwo hatangiye n'uburyo bw'imyigishirize bushingiye ku bushobozi bw'umunyeshuri, n'uburyo bw'imibarize bishingiye ku bushobozi bw'umunyeshuri, ibyo bita CBT CBA, ni ukuvuga curriculum based training, ubwo ibijyanye n'imibarize teaching and assessment. Ni ukuvuga rero yuko icyo gihe byari bihindutse, batangira no guhindura amazina y'amashami mu myaka yakurikiyeho, ku buryo icyitwaga computer science cyavuyeho, hatangira kwigwa icyo bita computer application. Noneho ariko cyagombaga gukurikirwa n'andi masomo. Ubwo twebwe twahisemo yuko dufata computer application izanakurikirwa na multimedia, hanyuma ibindi nabyo byitwaga ububaji carpentry bwo bwakomeje kwitwa gutyo, ariko ubwubatsi bwaje kwitwa masonry. Ubwo rero nyuma yaho nibwo haje kugenda hahinduka n'ibindi mu bijyanye n'amasomo. Ubwo nari mvuze ibijyanye n'inyito, ariko ni nako nanone mu bijyanye n'umubare w'abanyeshuri hari wagiye wiyongera muri 2016. Icyo gihe kugeza ubu ngubu imibare wenda sindi bugende mvuga uko yagiye yiyongera buri mwaka, yagiye yiyongera. Ubu dufite abanyeshuri 430, ariko muri 2016 twari dufite abarenga gatoya 200. Hari n'igihe byanyuzemo tukagira abatageze kuri 200. Hanyuma nyuma yaho hagiye haza, nk'uko nabivugaga rero, n'amashami mashyashya. Ubwo carpentry na masonry byarakomeje, ariko
computer application ishyira multimedia nayo irakomeza, ariko byaje nanone guhindura inyito kubera yuko bijyana nanone na gahunda za leta ziriho zijyanye n'ikigamijwe kwiga mu masomo, hakabaho ubwo bashyiramo n'ubumenyi rusange bundi cyangwa science, ku buryo ubu ngubu dufite amashami agera kuri 5, harimo carpentry, ariko ubwo ngubwo mu mwaka uyu nguyu turimo yatangiye kwitwa wood technology. Hanyuma icyari masonry, abaje muri uyu mwaka ubwo inyito yarahindutse, bafata izina rya construction, building construction. Hanyuma hiyongeraho kandi nanone yuko abo muri multimedia batazajya babanziriza ku cyitwa computer application, bazajya bahitira ko biga multimedia yitwa ndetse multimedia production. Hatangira kandi ishami ryitwa business service, irijyanye n'ubushabitsi cyangwa se gukorana n'amabanki n'ibigo by'imari. Hanyuma hakaza rero nanone n'ishami naryo ritangiye uyu mwaka ryitwa computer system and architecture, ni ukuvuga imiterere n'imikorere ya mudasobwa. Ubwo rero ibyo byose byagiye bijyana nyine no guhindura ibintu bimwe na bimwe nk'uko twabivugaga mu bijyanye n'imyigishirize, hanyuma no kumenyekana kw'ishuri. Uwo mubare w'abanyeshuri 430 navuze ni umubare munini ugereranyije n'uwo tuba tubona ishuri ryakwakira neza. Biba byarabaye ngombwa yuko dusa n'abarenza abo ishuri rifite ubushobozi bwo kwakira. Ishuri ryagiye rirushaho kumenyekana hirya no hino, nk'ishuri rifite amashami abanyeshuri bifuza, ayo ngayo yose navuze atangwa ku rugero rwiza. Harimo n'atuma kubera ibiba byagaragajwe bivugwa cyane hanze, yimenyekanisha y'ubwayo nka multimedia production. Ubona rinafite abanyeshuri benshi. Iki kigo kinazwiho kuba cyigisha neza, kikanabishyira abanyeshuri bakanabishyira mu bikorwa, ku buryo ubona dukeneye yuko nyine ishuri rya ibikoresho ndetse n'inyubako n'ibindi byangombwa byiyongera, kubera ko uba ubona abifuza kuza kuryigamo ari benshi kurusha uko byari bimeze mbere. Hanyuma rero tukaba ubu ngubu duteganya yuko hari umushinga uzadufasha mu bijyanye no kwagura ubushobozi bw'ishuri. Umushinga wanyuze muri RTB uterwa inkunga na banki y'iterambere y'Ubudage yitwa KfW. Tukaba dutegereje yuko ibyo byose bizakorwa kugira ngo umubare w'abanyeshuri, kuko ababisaba bifuza kuza kwiga hano ari benshi, byazarushaho kugenda neza, habayeho kutwongerera ari amashuri yigirwamo, ari no kubaka amacumbi y'abanyeshuri, cyane cyane icumbi ry'abahungu riri kure gatoya y'ishuri kandi rikaba ubu ritameze neza, ku buryo ryafasha umunyeshuri mu gihe tugezemo kwiga neza uko tubyifuza. Hanyuma tukaba kandi nanone twishimira uburyo mu bijyanye n'imyitwarire ishuri rigaragara nk'iri tanga urugero n'umurongo mwiza ku bijyanye n'imyitwarire y'abanyeshuri. Wenda ikindi nacyo kinumvikana gituma n'abasaba kuza kwiga hano bagenda biyongera n'imitsindire, gutsinda biba bigeze buri gihe ku ijana, kandi ubu ikiba kiriho akaba ari uko tuba dushaka yuko uretse no gutsinda 100% ngo aho kugira umunyeshuri utsindwa, ahubwo
bahatanira no kujya bagira imyanya ya mbere ku rwego rw'igihugu. Ibyo ngibyo nibyo twifuza, ariko ni ishuri riba rinahagaze neza mu bijyanye n'uburyo abanyeshuri babaho, uko tugerageza mu buryo dushoboye byose kugira ngo babone ibibafasha kwiga neza, haba mu bibatunga, haba mu bindi bakenera nk'imikino n'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye, ariko tutibagiwe n'umurongo w'ibanze wa kiliziya wo kubarera tuberekeza ku Mana, kugira ngo koko nk'uko byagiye bivugwa kenshi n'abahanga na Padiri Ramoni akagenda abisubiramo washinze rino shuri, kugira ngo roho nzima ibe mu mubiri muzima, cyangwa se umubiri muzima unagire roho nzima. Umuntu yavuga byinshi rero ku bijyanye n'ishusho y'ishuri n'uko rihagaze cyangwa amateka yaryo. Muri rusange ibyo ngibyo nibyo numvaga nababwira. Yego, Padiri Rudongakiza Edmond Marie, umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kabuga TSS, murakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Murakoze namwe.